Yesu ashimwe nanone bene data ni mwene so UWAMBAJE Emmanuel muri ya nzira yo kwizera idusaba ko kwizera tubigira intego y'ubuzima bwacu cyane ko muzi ko Yesu yavuze ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Niyo mpamvu rero cyo gisubizo kukibona nuko twizera. Muri iyi minsi Imana numvise impagurukije kugira ngo nganire nawe kubwire ko Imana ishaka yuko yizera, kuko umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Kandi twabonye ko abanyakwizera ari abantu Imana yishimira, ngo ntabwo binayitera isoni kwitwa Imana yabo. Uyu mwanya ndagira ngo nkumenyeshe ko ijambo ry'Imana ritwereka ko umuntu wizera muri bimwe muri byinshi cyane Imana imuha no kugira ibitotsi agasinzira. Niba utajya ubona ibitotsi ubitewe n'ibibazo ufite, ndashaka kubwira ko iyaba kudasinzira kwavagamo igisubizo wari kuba ubyemerewe. Ariko ubwo kwiganyira no kutizera ntacyo bikungura uretse kurara ukanuye amaso bigatuma udasinzira ukarara ureba bugacya. Ndashaka kumenyesha yuko umunyakwizera ashobora no gusinzira hagati mu bibazo, ndetse nubwo yaba azi ko bucyapfa, ariko umunyakwizera ajya ahabwa amahoro abandi batagira. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe rero ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Tugiye kureba inkuru ivugwa muri 12 mu byakozwe n'intumwa, aho tubona ko hari umugabo witwa Petero wafashwe n'abantu b'abanyesabato bashaka kumwica, ariko birika tubwira ngo bucyari bupfe, ngo yari asinziriye. Mu gihe abari bumwice bashinzwe kumurinda bari maso, kandi yari asinziriye aboheshejwe amaguru, aboheshejwe iminyururu ku maguru n'amaboko, ngo arinzwe n'abasirikare 16. Ariko ikintu gitangaza ngo yari asinziriye. None uri mutekereza ko udasinzira kwawe uterwa n'iki? Nta yindi mpamvu ibitera, nuko uyu muntu adafite igisubizo cy'ibibazo biri imbere ye. Imwe mu miti, imwe mu bituma adasinzira nuko abashakisha mu mutwe we hakura igisubizo akakibura. Umva ijambo ry'Imana cyo rikubwira rero, ibibazo udafitiye igisubizo none, ejo Imana ifite igisubizo. Kandi subiremo, ibibazo udafitiye igisubizo none, ejo Imana ifite igisubizo. Petero ni mpamvu yagomba gusinzira. Yusomye ijambo ry'Imana muri 12 mu byakozwe n'intumwa, haranditse ngo Herode araye bumusohore iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 12 aboheshejwe iminyururu, ngo abarinzi bari ku rugi barinda inzu y'imbohe, ngo araye bari bumusohore. Reka nkubwire, wowe wasinzira? Ndibutse ko Petero ntabwo yari kuva aha hantu. Ubanze ubimenye afite impamvu ndazikubwira. Impamvu ndabavuga impamvu 3. Impamvu ya mbere, uwari wamufashe yitwa Herode. Yari yafashe n'undi bakorana witwa Yakobo, yaramufasha aramwica. Ku murongo wa mbere 12 ibyakozwe. Amwishe, abayuda baravuga bati kwica Yakobo utishe Petero ntacyo bukoze, ngo ariyongeza afata Petero. Ntabwo mufasha ashaka kumuburanisha. Ubyumve neza, ntabwo Petero bamufashe bashaka kumuburanisha, bamufashe bagira ngo bamwice. Niko byari biteganyijwe. Ikindi, Petero yari yarigeze ajya muri gereza nanone nk'uko nguko mubonye, ariko marika musohoramo. Muri makeya kumurinda abasirikare benshi kwari kugira ngo ahara adacika, kuko bibwiye ko ubwo mbere yari yasohotse muri gereza asohowe na marayika, bibiraga yuko ari abasirikare bake. Bazanye abasirikare baruta abambere kugira ngo bamurinde. Ariko umva ikintu nshaka kukubwira, Petero yabonye yari afite amahoro Yesu atanga. Ayo mahoro Yesu abanyakwizera niyo nshaka gusabira. Yabashije gusinzira. Sinzi niba wumvise bamufashe nimugoroba, Petero arasinzira. Asinzira aboshika amaguru, asinzira aboshika amaboko, asinzira imbere y'abasirikare. Bakibaza ati uyu muntu asinzira ate kandi bucyapfa? Kankubwire rero, yari afite iribanga. Ibibazo udafitiye igisubizo none, ejo Imana ifite igisubizo. Wemerewe gusinzira kuko ntukwikurara ureba
reka Yesu agera arareba wowe usinzira. Ndagira ngo nkubwire yuko kusinzira ukizigura ari igihembo cy'umunyakwizera. Iyo usomye Zaburi ya 4 umurongo waho w'9 haravuga ngo nzajya ndyama sinzire nizigure kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Wabyumvise? Ikintu kizakwereka yuko kwizera kwawe ari kuzima nuko uzajya uryama ugasinzira kandi ibibazo bitarangiye. Nicyo kimenyetso cyuko Imana muri kumwe kandi ko ibyawe Imana ibirimo kandi ko nawe ubwawe uri umunyakwizera. Mwari muzi ko Bibiliya idusaba kuba nk'abana bato? Kuki Bibiliya twita abana bato? Ntabwo ivuga ngo uri mukuru, ihora kwita umwana muto umube nk'abana bato. Niko Yesu yavuze umube nk'abana bato. Hari icyo bishatse kuvuga. Burya umwana muto hari ibintu agira nka bitatu. Icyambere agirira ababyeyi b'icyizere. Umwana muto azi ko nta kintu cyananira ababyeyi. Icya kabiri umwana azi ko ababyeyi bamwitaho, ko nta wundi bitaho uretse we. Icya gatatu ibyo ejo ntibimureba, arasinzira. Umunyakwizera rero nawe ni kwamera. Yavuze uyu mwanditsi wa Zaburi ya 4 murongo waho w'9 ngo nzajya ndyama sinzire nizigure kuko ari wowe Uwiteka wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Ndashaka kukumenyesha ko ubutumwa ari ubwawe, kuko nawe uzi ko gusinzira byagoranye, kandi kudasinzira nuko uri gushakisha igisubizo udafite. Ariko uyu mwanditsi avuze ati ngewe nta mpamvu yo kurara ndeba, nzajya ndyama sinzire nizigure kuko mfite Uwiteka umpa kuba amahoro. Ibaze nawe usanze nk'umwana muto utangiye kuvuga, mwaryama nijoro nka saa 8 ukabyuka saa 8 aricaye, ukamubaza ati mwana wanjye kuki wicaye? Akubwira ngo ndikwibaza niba ejo nzabasha kurya. Mu by'ukuri wabona ko umwana afite ikibazo mu bitekerezo. Bavuga ati se wabaye ufite ikibazo ki? Ngo ari kwibaza niba ejo azarya. Yariye none ngo ntakashaka kuryama ngo yibaza ko ejo azarya. Niko nawe umeze imbere y'Imana. Iyo wibaza ko ejo bizagenda kandi wowe usubiza amaso inyuma urebe aho uvuka, subiza amaso inyuma urebe aho wavutse, urebe ufite imyaka 5 aho wabaga, ugize 10, uwize amashuri abanza, umbabare ujye kuhasura mu bitekerezo, urebe ko wibazaga, urebe uko umeze none, urebe ko none hasa n'ejo hashize. Niyo mpamvu umunyakwizera mu bintu Imana yamuhaye ni ugusinzira atari uko ibibazo byarangiye. Aho tumaze gusoma rero tubonye Petero bamufashe kuwa 5, barabanye Sabato, bamufashe basanga batamwica Sabato itangiye, bari bumwice mu gitondo. Ntabwo ko ari ukubyigaho ngo bavuge ngo hari urukiko ruzamurengera, ntatangaza amakuru rizaza kubizamo, nta uburenganzira bw'ikiremwa muntu nta buhari, nta rukiko ruzamuburanisha, ni gupfa mu gitondo. Ariko kubera ko ahantu yari yarageze mu Mana, mva nkubwire ahantu ashaka gusengera uhagere, yarazi ko ari ibintu bitakimureba. Baramuziritse amaboko n'amaguru, baramuboha, bamuboshye nawe itaryama arasinzira. Ntago ari kuri matera, wowe uri kuri matera kandi uri wawe. We yararyamye muri gereza hagati kandi bucyapfa. Bibutse ko inkota agomba kumwica yari ihari, kandi bibutse ko wari wamuziritse yari yarishe na Yakobo, ntacyo kumukuramo gihari. Ariko amahoro Yesu yari yaramuhaye ni nkaho Yesu yari afite. Mva nkubwire, Yesu yajaga agira amahoro ku buryo wayahaye abasha gusinzira hagati y'ibibazo. Nawe rero mva nkubwire inshuti yanjye, yuryama usinzire wizigure kuko Uwiteka ari guha kwa amahoro. Naho kurara ukanuye, kurara ureba bugacya, ntabwo Imana ibigushimira, irabikugaya. Ntushobora no kubasha gusenga, kandi bigutera n'indwara zindi z'umutima, ukamera imvi z'urutarutaru, ugasaza mbere y'igihe kuko ntufite igisubizo. Ariko nuryama ukizigura ugasinzira,
uzaba werekanye ko wahaye Imana ibyawe ikabikwikororera. Iyo ufite Yesu rero ukanizera, ikimenyetso cy'uko Yesu ari mu byawe nuko usinzira, kuko uba wakoze komande. Iyo umuntu akoze komande aratuza. Iyo tubaye abanyakwizera rero, dufata ibyari imiruho yacu tukabaha Yesu agasigara abikora, twe tukaryama, kuko niwe wemeye kubyikorera kandi abishoboye. Naje kumenya neza ndashidikanya yuko Imana izi kubana neza. Ibi ndabifiteho ubuhamya bwinshi. Iyo wabanye n'Imana, Imana irakubanira. Abantu bahemuka, abantu banakwibagirwa, ariko Imana iyimenya ahantu yagutabarira. Umva ijambo ryiza nshaka kukubwira, tugasenga Imana. Burya ikintu gikomeye ni kimwe, nuko Imana itazakureka. Bivuze ngo iki? Ntibivuze ko utazahura n'ibibazo n'ingorane, ariko ikintu Imana yakwemereye, iravuze ngo sinzagusiga sinzaguhana. Ni ibintu bibiri, kugusiga no kuguhana, kurekera mu bibazo. Niyo mpamvu ngira nkubwire ngo Petero yarazi ngo ntabwo Imana izansiga, ntabwo izampana. Nta mpamvu yo korera ndeba kuko ndaziritse, ariko hari icyo mfite gukora, nasinzira. Nawe tekereza Petero asinziriye muri gereza bucyapfa. Wowe kudapfa ejo, ko nta ejo utazapfa, kubizi nawe ko ejo utazapfa, kuko utaryama. None se ubundi kurara ureba havuyemo inyungu kizatuma udasinzira? Mva nkubwire rero, imwe mu ntambwe zikomeye umunyakwizera Imana imuha ni ugusinzira bitaremera. Ntabwo umunyakwizera asinzira uko imbere ye nta kibazo gihari, ahubwo asinzizwa n'amahoro yo mu mutima isi itagira. Aha nakwibutsa yuko Yesu yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye, amahoro yanjye ndayabahaye. Ariko avuga ijambo ryiza ryanejeje. Yaravuze ngo amahoro mbaha si nk'uko abisi batanga, ngo nuko mugira amahoro, amahoro yanjye abe muri mwe. Ngo mu isi nubwo mwababara, ariko muri nge mugira amahoro. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo tugomba kunyuranya n'iki isi iri kuvuga. Isi niba ivuga ko bucyo upfa, wowe urasinzira nkaho nta kibazo ufite. Niko Petero byagenze. Amatangazo yo gupfa, amatangazo y'uko bazamubamba mu gitondo nta mureba. Yaravuze ngo nda amahoro. Murebe ugiye kurimba bavuga umuririmbyi yavuze ngo umwami wese nkunda amahoro. Ndashaka kubwira ko waguha amahoro akurutira ibintu byose, nk'uwo wakwera amahoro ukaryama ugasinzira. Ukumva niyo mva amahoro ni umuti w'ubugingo. Nukurukeneye gusinzira, ukagera ugasinzira, ku buryo umuntu yibaza ngo ariko uyu muntu ni muzima, n'ibibazo tuza afite asinziriye ate? Murebe Petero asinziriye hagati y'abasirikare 16 bari kumurinda. Bose bari basinziriye, bagomba gukora bareba. Hako Petero yaravuze ngo nta mpamvu yo korara nkanuye amaso. Niba reba bakanuye, reka ibibazo birare bihagaze, n'abaguhiga barare bahagaze, ariko wowe uryamusinzire. Dufite ubushobozi bwo gusinzira mu bibazo rero, mu ngorane. Umunyakwizera rero mu kintu Imana imuha, kerekana kwizera ko ari kuzima, nuko asinzira mu ngorane. Ngiye gusengera uhereye kano kanya, uhereye uyu munsi, uzajya usinzira ubuke, uryama amasaha yawe yose. Uko ubona umwana umuto ajya aryama, ngiye gusengera kuvuga uzajya usinzira nka wa mwana muto. Ubonye akana gato bakarabije bakakuhagira, bagasiga amavuta akiryamira. Akana karasinzira mu biganza by'umubyeyi, ntacyo kitayeho. Sinzirira mu mahoro ya Yesu rero. Reka ngusengere, ni ukuri ngiye gusengera kandi wizere. Aya masaje ngusengeye araguza kutumusinzira neza, ahandi wiziguri. Nujya kurotorota amarika b'Imana bamanuka baza bagusanga, bazamukana imiruho yawe bayishyira Imana, hanyuma wakira amahoro Yesu atanga. Reka ngusabira amahoro ava ku Mana. Ino ndayahari, ntabwo nakubwira ngo inarahari, ariko aya ngaya adahari, hari ahandi tugiye kuyasaba, kandi Yesu yaravuze ngo ndabahaye amahoro yanjye. Ntabwo Yesu yayisubije rero, harimo n'ayawe, kandi ugasinzira bitaremera, utazi nuko biza kugenda ntibikureba. Petero bwacyutse ataha mu gitondo yarayanasinziriye. Urumva ayo mahoro bagufashe bwacye yitahira. Kubera iki? Byari biri mu biganza by'Imana.
reka umutima wawe tuwushyire mu kiganza cy'Imana usinzire, kuko ntacyo wakora ku bindi byose bikugose. Ariko Uwiteka yaratubwiye hano uyu mwanditsi ngo nzandyama nizigure, kuko Uwiteka arumva kuba amahoro. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, ndagushimye ko amahoro utanga atameze nk'ay'isi itanga. Dushobora gusinzira mu muraba, dushobora gusinzira hagati y'abanzi, dushobora no gusinzira dufite amatangazo yo gupfa mu gitondo. Ubwo bushobozi buturimo. Niyo mpamvu nsengeye uyu mwene data, uyu mutima we ndawusengeye. Amaze iminsi adasinzira kandi nta kindi yarakeneye kumva ubu butumwa kuko ari ubwe. Ndamusengeye ngo asinzire abone amahoro, aryame yizigure, arote kandi arote ari kumwe n'Imana. Gushimiye ko isengesho nubwo ryaba rigufi ariko rifite imbaraga z'igihe kirekire. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, ugira neza. Amen.